nuko The Ben ageze aho yifotozanya n'abafana turumirwa, areba intoki za Mugisha zikuruye ikariso zikure string, umukobwa arumiwe ati imbere ya kamera urantera finga we. Gusa hari ukuri kubunuje kwageze hanze ku iyo video gutandukanye nuko mwabeshyeshyaga ubwonko bwanyu. Nukurikira neza 5/5 iki kiganiro cyose uraza kumenya neza iby'iki kizungerezi cya Ben ndamufana, niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose. Habari mumeze neza? Ndabizi neza nta muntu utararebye cyangwa se ngo yumve iby'iyi video, keretse aramutse adakurikirana showbiz cyangwa se akaba atarora atanumva byose icyarimwe. Nyitekerezaho byinshi nk'ibyo witekerejeho. Iyi ni video yafatiwe i Musanze ubwo The Ben yajyaga gutaramirayo. Igihe cyo kwifotozanya nawe cyagera, hakaza umukobwa w'ikirahure ngo bafatane ifoto. Gusa igitunguranye kandi gitangaje nuko ahari hitezwe ifoto havuye na video benshi banarije bavuga ko The Ben yakuraga umwambaro w'imbere w'icyo kizungerezi ubwo bafataga iyo foto. Nuko The Ben ageze aho yifotozanya n'abafana turumirwa, areba intoki za Mugisha zikuruye ikariso zikure string, umukobwa arumiwe ati imbere ya kamera urantera finga we. Gusa hari ukuri kubunuje kwageze hanze ku iyo video gutandukanye nuko mwabeshyeshyaga ubwonko bwanyu. Nukurikira neza 5/5 iki kiganiro cyose uraza kumenya neza iby'iki kizungerezi cyafashe ifoto na video na The Ben. Nyuma yaho abantu bagatangira kurengera bakigereranya na Pamela umugore wa The Ben. Yewe Pamela bamwe bakamugira ibyatsi imbere y'uyu mukobwa. Ikindi kandi nukurikirana akantu ku kandi uraza kumenya neza amashira kinyoma y'iyi video. Nge nitwa Obed Rugwiro nguhaye ikaze. Gusa niba uri mushya kuri iyi YouTube channel yacu, wakanda subscribe, wakunda iyi video ukayiha like. Dutangiriye ku buzima bw'iki kizungerezi cyavugishije benshi amangambure bikagera ku rwego rwo gukoma rutendere. Amazina ye bwite yitwa Kwizera Emeline, gusa amazina yamamaranye ni Baby Emery. Uyu akaba akora ibijyanye na podcast yerekeye cyane ku basore n'abakobwa kuri YouTube channel yitwa Popcorn Podcast. Nukuri na boyfriend ngira ndi single. Suri kubyumva wowe boyfriend. Uyu Emeline kandi yamenyekanye muri filime Akaliza wa Kalisa, Siblings, filime abenshi batekereza ko yahagaze yitwa Family Issues. Gusa ngo iyi filime iri gushutingirwa season ya 2. Kwizera Emeline yavukiye Nyamirambo gusa ntiyakurira nyuma y'uko umuryango we wari umaze kwimukira i Nyamata, ari naho yize amashuri abanza. Icyiciro rusange Tronkome akiga mu karere ka Muhanga Ikeza mu kigo cy'ababikira. Kuva mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye kugeza mu mwaka wa 6 yiga i Kabuga muri APR. Aha yahize ibijyanye n'ubukerarugendo tourism. Akaba amaze imyaka 3 asoje amashuri yisumbuye Humanity. Ngibyo iby'ubuzima bwe bwite. Reka noneho twinjire mu buzima bwe bwo kumenyana na The Ben. Je naho nahuriye nande na Ben. Yego. Tuba inshuti. Ntanubwo ni Musanze nyine twagiye. Ni Burundi twari turiyo, Uganda twari turiyo. Emeline avuga ko mbere yo kumenyana na The Ben yahoze ari umufana we n'indirimbo ze kuva mu bwana bwe. Yewe ngo ni wabo barabizi kuko akiri muto bakundaga kumufata utuvideo tugufi aririmba indirimbo za The Ben. Nyuma yo kumukunda nk'umuhanzi avuga ko afana kurusha abandi bose hano mu Rwanda, baje guhurira muri groupe ya The Ben yitwa Habibi baramenyana baba nk'abavandimwe. Ubwo nibwo Emeline yatangiye kwitabira ibitaramo bya The Ben. Yewe ngo usibye nahi Musanze ya mashusho yafatiwe no mu bitaramo byabereye Burundi, Uganda bajyanyeyo. Ibi bikumvikanisha neza uburyo uyu Emeline ari umufana ukomeye cyane wa The Ben. Utuntu tw'amasa tujya twambara mu nene yambariye ishanga akozeho yumva ikintu kibyimba. Twigarukire Musanze ahafatiwe aya mashusho yabiciye bigacika aho ku mbuga nkoranyambaga zose ariyo nkuru. Nyuma y'igitaramo abafana ba The Ben bahawe umwanya wo kuza kwifotozanya nawe. Emeline nawe aza mu bandi ngo nawe afate ifoto na The Ben. Nibwo The Ben yakoze mu rukenyerero rwa Emeline akora ku ishanga yari yambaye, maze akoze kuri ayo masaro asa n'uyakurura amubaza niba nawe yambaye nk'iby'abapfumu.
gusa abenshi bahise bajyana amakuru nayo ntahita nshinga hagati mvuga ko atariyo yuko The Ben yakururaga umwenda w'imbere w'uwo mukobwa. Nyuma y'ayo mashusho n'izo komanteri abantu batangiye kugira bati uyu mukobwa ni icyatwa ntabwo wamugereranya na Pamela. Ibi bikaba ibintu abantu batekereje ko biri gushumika urwo The Ben na Pamela bemeye ntagahato ko barushinze. Emeline avuga ko nta gahunda yo gusenya urwa The Ben na Pamela yari afite kandi ko nta niyazigera agira, dore ko ubwo yaganiraga na Murungi Sabin wa Isimbi TV amubaza niba muri byo byose Pamela yarigeze kumuhamagara, yamubwiye ko nta wigeze amuhamagara. Emeline kandi avuga ko akunda Pamela byahebuje, dore ko ngo ari na roromodo we mu myambarire. Ati mbere yuko njya gushopinga nkunda kujya kuri Instagram ya Pamela akaba ari we ndeberaho ku myambaro. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari igitsina gore byanga ko gihisha amarangamutima yacyo ku muhanzi runaka igihe kimubonye performinga kuri stage. Aho rero The Ben nawe yahageze ahabera imbarutso, dore ko hari igihe yageze kuri stage maze umukobwa umwe akimubona ageze kuri stage guhisha amarangamutima ye bikanga, akikubita hasi akagwa igihumure. Ibi kandi ni ibintu bikunze kuba kuri Meddy. Uyu nawe iyo abakobwa bamubonye performinga kuri stage bibi bindi. Ngayo nguko ibya The Ben n'ikizungerezi kiri kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga. Kwizera Emeline, sinshidikanya yuko ibi biratuma abicyamamare. Mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Wowe wakanze subscribe, wowe wakanze like, ndetse nawe wakoze share. Imana iguhe umugisha. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde. Nuko The Ben ageze aho yifotozanya n'abafana turumirwa, reba intoki za Mugisha zikuruye ikariso zikure string umukobwa arumiwe ati imbere ya kamera urantera finga we. The Ben nawe arakomeje ati data we, ati mana we, abafeministe muri hehe?